Reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze mwe mukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bya Rena Media, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira amahoro asesuye ndetse n'umutekano. Amakuru rero atugeraho muri aka kanya nuko u Rwanda rwakiriye abarwanyi bane n'abarwanyi bari muri FDLR n'iza ngabo zahunze mu Rwanda zijya muri Congo, zikomeza kurwanya u Rwanda. Hanyuma izi ngabo rero cyangwa se aba baturage bari muri uyu mutwe wa FDLR bakaba bagomeje kubeshywa kuko tukomeje kugenda tubisoma hano ku kinyamakuru. Reka twumve amakuru cyangwa se ikinyamakuru uko cyabivuze. Cyanditse kivuga ngo u Rwanda rwakiriye abarwanyi bane b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR babaga mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo niho bari bamaze igihe babaga muri aya mashyamba yahariye muri Kongo. Iyo dukomeje gusoma inkuru batubwira ko aba barwanyi bari kumwe n'imiryango yabo binjijwe mu Rwanda babifashijwemo n'ingabo ziri mu butumwa bwa mahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi MONUSCO rero kariyo ikomeje kugenda icyura aba baturage ubutumwa bw'amahoro rero. Izi ngabo nyine nizo zaje ahangaha mu butumwa bw'amahoro kugira ngo zikomeze kugenda zigarura amahoro muri iki gihugu. Ariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara hano mu nkuru baravuga ngo umwe muri bo wari umaze imyaka myinshi muri aya mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Dukuze Obed, yasobanuye ko FDLR ibeshya abarwanyi bayo ko MONUSCO itacyakira abashaka gutaha mu Rwanda igamije kugira ngo bayigumemo. Urumva bitewe n'inyungu nyine abo bagabo bagiye bafitemo, bakomeza kugenda babeshya abayirimo bababwira ko MONUSCO itacyakira abantu kugira ngo babashe gusubiza mu Rwanda. Bakomeza kugenda bahaye ayo makuru binyuma, ariko nicyo ibitangazamakuru bibereho kugira ngo bijye bikomeza kugenda bibeshyushya aya makuru abantu cyangwa se ababakuriye bakomeza kugenda bababwira. Nuko aya makuru muzajya mugenda muyasakaza hirya no hino kugira ngo abazajya bagirirwa amahirwe yo kuyakira cyangwa se yo kuyabona ajya bageraho, bumve ko mu Rwanda rwose Rwanda ntago ruruguruye kugira ngo buri muntu wese ufite gahunda yo kuza kubaka igihugu cye azi rwose yubake. Dukuze rero yagaragaje ko abagore bashakanye n'abarwanyi ba FDLR bashobora kugira uruhare rukomeye mu kubasobanurira ko bakwiriye gutaha mu Rwanda. Nuko Dukuze akomeje kugenda abitangaza ababwira ko mu by'ukuri bikwiriye ko abo bashakanye cyangwa se abadamu bashakanye nabo bari bo bakwiriye kubigiramo uruhare, kubigiramo ishyaka kugira ngo aba bagabo babe babasha kugaruka mu Rwanda. Aba barwanyi batashye mu gihe vuba hari gahunda yo gutangira ibikorwa byo gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano u Rwanda rwagiranye na RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tariki ya 24 Kamena 2025 bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko ni ibintu byiza. U Rwanda rero rugaragaza ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10, akenshi bihisha mu baturage iyo bamenye ko bashobora kugwaho ibitero. Nuko ngo iyo bamaze kumenya ko hari ibitero ushaka kubageraho cyangwa se hari gahunda yo kujya kubafata, bashaka kugenda bakisha mu baturage kugira ngo bakomeze kwihisha, bakomeze kwiyoberanya. Ariko mu by'ukuri mukwiye gutaha mukasubira mu rwababyaye, mukaza mu kubaka igihugu cyanyu. Amakuru ni menshi cyane. Izindi nkuru ziri kugenda zitugeraho nuko abagize guverinoma batangajwe abantu bagize guverinoma nshya batangajwe ko mu bizi guverinoma risanzwe ikaba yavuyeho, hakaba hashyizweho indi guverinoma nshya. Perezida Paul Kagame yashyizeho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 10. Irimo babiri bashya kuri buri ruhande ugereranyije n'abari basanzwe, bivuze ko mu binjiyemo bwa mbere bane ari bashya. Ibyo birumvikana. Urumva ko muri guverinoma harimo bane bashya bashaka kuba binjijwe. Mu mazina mashya yagaragaye muri guverinoma harimo Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, na Diara Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Birumvikana niyo mazina mashya ushaka kuba wenda atarazwi. Ni mu gihe Diara Telesphore Ndabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, naho Jean de Dieu Wihanganye agirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Ngayo nguko rero abaminisitiri rero 21 bagizwe guverinoma 21
Ni ibintu byiza cyane, ibintu byiza, nibaze badufashe, bagomeze kuduha ibitekerezo byiza, bakomeze kubaka urwababyaye, kandi natwe tubashyigikire two kubabera imbogamizi, two kubabera tubumve mu by'ukuri ni ibintu by'agaciro. Rero amakuru yacu cyangwa se uko dukomeza kugenda tubasomera inkuru, turi kugenda tubasomera inkuru ziri kugenda zicicikana, urumva harimo abantu baba batabonye umwanya wo kujya gusoma izi nkuru. Rero tuba twazibasomeye kugira ngo zikomeze kubaryohera, zikomeze kubabera nziza, kugira ngo umenye n'aho igihugu kigeze. Reka hari abantu baba batazi aho igihugu kigeze, hari abantu baba batazi aho ibihe bigeze. Perezida Kagame yahuye na Minisitiri w'Intebe mushya. Perezida Kagame yakiriye Minisitiri w'Intebe mushya Diarra Justin Nsengiyumva, baganiriye kugira ngo baganiriye ku ngingo z'ingenzi zigize ubuzima bw'igihugu. Ibyo ni ibintu byumvikana. Perezida hano muri village Urugwiro yakiriye Minisitiri w'Intebe mushya. Abantu rero mukwiye kumenya Minisitiri w'Intebe mushya ninde, yitwa nkuko dukomeje kugenda tubibona, yitwa Justin Nsengiyumva. Imana ikomeze kumushyigikira, Imana ikomeze kubana nawe, kandi izamukoreshe, Imana izamukoreshe iby'ubutwari, kandi natwe dukomeze kubashyigikira. Dushimira uyu Dr Diarra Edouard Ngirente, rwose yakoze neza, yaritanze. Imana ikomeze kumuha imigisha, n'aho agiye izagendane nawe, izakomeze kumushyigikira. Rero dukomeza no gusengera uyu nguyu ujeho kugira ngo nawe Imana izamushyigikire. Izabana ibiro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame yahuye na Minisitiri w'Intebe mushya Diarra Justin cyangwa se Dr Justin Nsengiyumva kuri uyu wa 24 Nyakanga 2025, baganira ku ngingo zirimo n'ibyo igihugu gishyize imbere. Harumva hari ibintu igihugu kiba gishyize imbere kurenza ibindi byose. Ibyo nibyo by'ingenzi baganiriye. Ingingo ya 116 y'itegeko nshinga ivuga ko Minisitiri w'Intebe ashyirwaho kandi akavanwaho ku mirimo na Perezida wa Repubulika, ariko abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bashyirwaho na Perezida wa Repubulika amaze kugisha inama Minisitiri w'Intebe. Ibyo birumvikana yo Perezida amaze gushyiraho Minisitiri w'Intebe, abo bandi bose bakurikireho bajya hari uko bamaze kuganira, bakabyaho inama, bakareba nyine aho bakwiriye gufatanya kugira ngo ibyo bintu bikomeze kugenda neza. Ingingo y'124 y'itegeko nshinga ivuga ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Ibi bivuze ko ingingo ya 124 iha Minisitiri w'Intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza Perezida wa Repubulika ubwegure bwa guverinoma. Gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Ibyo ni ibintu byumvikana. Izo ni inshingano zo Minisitiri, ni ibintu byinshi. Urumva ko Minisitiri ni umuntu ubukaze, ni umuntu ubutoroshye, ni umuntu uri hejuru. Imana ikomeze kumushyigikira rero kugira ngo ibintu bizagende neza. Amakuru yacu rero cyangwa se kubasomera izi nkuru, reka tubicumbikiriza aha ngaha, tuzakomeza kubasomera n'izindi nkuru. Murakoze cyane.